Haleluya. Haleluya. Tuzamure ibiganza tuvuge haleluya. Imana ishimwe kubw'uyu mugoroba mwiza, umugoroba w'ibyishimo w'Imana iduhaye kugira ngo tubane. Ndashimira Trinity. Imana ibahe umugisha. Umunsi wo kuwa mbere nkunda kutagira gahunda kubera umuruho ku cyumweru, noneho nkavuga ngo reka nduhuke, ariko nuko bitamenyerewe ko kuwa mbere haba gahunda, ariko iyo zibonetse turabishimira Imana. Nta cyiza nko gutangira icyumweru neza, guhereza icyumweru icyerekezo. Abahishurirwa, abantu bahishurirwa gutandukanye, kuza kuramya kuwa mbere ni byiza cyane. Ndashimira abavandimwe, inshuti, abo dufatikanyije umurimo, abanaziri. Imana ibahe umugisha. Ezob, Imana ibahe umugisha. Ni ubwa mbere nababona, ntekereza mu kwezi kwa 12 umwaka urimo urarangira, nakoze urutonde rw'amatorero nagiyemo mu mwaka nabwo wa corona, nsanga ni 33. Mbona ni menshi cyane mwaka wa corona, ariko nari ntarahura na Ezob. Imana ibahe umugisha ko biyongereye mu nshuti, mu bo tubashe kubana tugasangira iby'umurimo w'Imana. Twavuga amina. Ndashima Imana ko turi kumwe n'urubyiruko rwinshi, abasaza n'abakecuru barimo hano. Imana nayo ibahe umugisha, ariko Imana ishimwe kubw'abasore nibo benshi. So iyo mbonye ndi kumwe nabo, I used to teach. Are you ready? Nkunda kwigisha iyo ndi kumwe n'urubyiruko, kuko niyo gap, nicyo kintu dufite gito kiri ku rwego rwo hasi. Ubwo turi kumwe n'amatsinda y'abaramyi, ndashaka ko tuganira ku kuramya no guhimbaza. Icyo turi buganireho, kandi sinza gufata umwanya munini, ndafata umwanya mutoya, ariko ndababwiramo ibintu byinshi bishoboka. Iyo ibyo dukora tubikorana imbaraga, tukabikorana umwete, ibyo dukora iyo tubikoze n'imbaraga, tukabikora n'umwete, tukabikora ibyuya bikaza, biriya dukora ntabwo dutegereje ko Imana izabiduhembera. Twabikoze n'imbaraga nyinshi, tukabikora n'umwete wacu wose, hari igihe dutekereza ngo ibyo Imana izabiduhembera. Icyo Imana izitegereza igahembera ibyo, ni impamvu igutera kubikora. Kambisubiremo. Amen. Tuzamure ibiganza. Haleluya. Imbaraga nyinshi tubishoramo, umwete mwinshi tubishiramo, kubikorana umurava mwinshi, imbaraga nyinshi tubikorana. Don't expect, ntukagire expectation kuko Imana yenda kuguhembera ibyo. Ahubwo Imana ijya yitegereza inyuma y'ico impamvu yari miri gutera. The wrong motives
abantu babarebe, kandi abo nabo babikorana imbaraga n'umwete. Yes, abantu bajya bakora ngo abantu babarebe, babishoyemo imbaraga zabo zose, bafite umwete wabo bose. Bibiliya irambwira ngo abo bamaze kubona ibihembo byabo. Impamvu yarimo ibatera kubikora ni nta Mana ategereje kuzamuhemba, kuko impamvu yabimuteraga ni ukugira ngo abantu bamurebe. Abantu bamubonye, ibihembo birarangiye. Turi kumwe? Imana rero ntabwo izahemba ibyo dukora, ntabwo izahemba ibituvusha ibyuya, ntabwo izahemba ibyo twashoyemo imbaraga. Imana izahemba impamvu yaguteraga kubikora. Turi kumwe? Niyo mpamvu ngewe ntabwo nkunda kujajinga abantu bitewe n'ibintu uko babikora. Oya, kare abantu twari kumwe twahoze tuganira ijambo ry'Imana, ndababwira ngo Imana ni ngari. Imana ni ngari, ni nini. Hanyuma hari uwayiturutseho aturutse muri uyu muryango, Imana imwiyereka bisa nuko imeze kuri uyu muryango. Undi nawe araza ayituruka kuri uriya muryango. Imana ni ngari. Undi nawe ayituruka muri uriya muryango. Umwe ahishurirwa ibyiringiro, ahita kubitana n'ibyiringiro. Imana y'ibyiringiro yahagaze kuvuga, azavuga Imana y'ibyiringiro. Undi nawe yaserutse muri uriya muryango, yamaseruka ku Mana yo kwizerwa, yahagurutse kuvuga ajya avuga Imana kwizera. Undi hariya yakubitanye n'ubuntu, ajya babwira Imana y'iki, Imana y'ubuntu. Ntawe njya ajajinga, biraterwa naho yaturutse Imana. Niyo dukora ibyo dukora, ntabwo njya ajajinga ngo uyu niwe ubikora neza cyangwa uyu niwe ubikora nabi. Oya, biraterwa nuko wabihishuriwe. Icyo nkunda kwitaho ni iki gikomeye, impamvu irimo kugutera kubikora ni iyi. Impamvu niyo bamwe baramya barambuye amaboko, abandi bakaramya bayacuritse, abandi bakaramya ya pande forume. Nta forume ibaho yo kuramya, ariko haba fo yo kuramya. Tuvuge haleluya. Mu Gifaransa hari icyo baza bita ngo fo na forume. Fo ni ikiri imbere, forume ni iki tureba hano inyuma. Dushobora kubikora din forume mu maforma atandukanye, ariko fo ikiri mu mutima ari kimwe. Fo mais la forme dans les différentes formes, mu buryo butandukanye. Nta forume ibaho yo kuramya, ariko haba fo. Fo ni iki? Ni umutima wo kubikora. Murabyumva se? Umutima wo kubikora twese ubimwe, hanyuma tubikore d'une manière différente, tubikore mu buryo butandukanye. Forme ya pas de problème, nta kibazo cya forme. Haraba bakunda izitonze, wakuabudiwa, wakuheshi, abo it's okay. Hari abandi bo ni hariya kiriki pa. Ayo ni amaforme tubikoramo, ariko twese tugire umutima umwe ubidutera. Twese tugire. Muri eperi murabizi, muri eperi iri ni ubu n'ubwa kangahe? Iri ni itorero rya kane niba atari rya gatanu rya eperi ngiyemo muri uyu mwaka. Nahereye Gikondo, Ngirunda, ubushize nari iwabo muri Sonatibe, ubu ndi hano nihe handi nagiye. Iri ni nk'itorero niba atari rya kane ni rya gatanu uyu mwaka rya eperi nkunda kujyamo. Bagira ibintu byabo bijya byitonda, discipline nyinshi. Nahizi cyane njya mbabwira ngo iyo ndeba eperi njya mbabwira ngo benda kumera nka Methodiste, ngiye niyo yandeze. Nabitegereza nkabona bagiye kumera nka Methodiste yandeze, kuko ibintu byabo discipline.
tuzamura amaboko tuvuge cyane haleluya. Icyo rero nicyo tugomba gutindaho mu gihe dutegura imigoroba yo kuramya no guhimbaza. Ubushize hari abahoze baramya mbona batinze cyane kuri uniform, bafite konseri batinda cyane kuri uniform. Ndababwira ngo mwatinze kuri uniforme, mwatinze kuri forme kuruta uko mwari gutinda kuri fo. Mwatinze kuri forme ntimwatinda kuri fo. Kujya kureba amamoderi mukagaruka, bamwe bakazana moderi izi nizo nziza, abandi izi. Mwari kujya gutinda mu cyumba, mwashaka mukaza mwambaye umuntu uko wese yambaye, ariko mukaba mwiteguye kuduhereza Imana. Kadusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuganire neza. Ndababwira amahame byananga gucokoza kuramya no guhimbaza. Ni kimwe mu bintu biba ku mutima wanjye, kimwe mu bintu nkunda njya numva kuganira kuramya no guhimbaza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yohana w'ubutumwa ibice 4 umurongo wa 23. Noneho hari Bibiliya zitandukanye, ndagira ngo tubisome muri ibi bitabo bitandukanye. Ibice 4 umurongo wa 23 mu gitabo cya Yohana w'ubutumwa. Ndasoma Bibiliya iyi mfite ni y'Ikinyarwanda, ariko ndaza gusoma y'Ikinyarwanda nabanje gusoma iyi ngiyi kugira ngo tuze kumva ubusobanuro bw'ico nenda kubabwira. But the hour comes and now is when the true worshippers nakonshaka, the true worshippers shall worship the Father in spirit and in the truth, for the Father seeks such worship him. Wow. Umurongo wa 24. God is spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in the truth. Iyi ni yingi bamwe ntibabyumvise. Reka noneho hari abize mbere bazi Igifaransa. Mu Gifaransa haravuga ngo les vrais adorateurs. Noneho mu Kinyarwanda barasa naho batabisobanuye neza, baroroshye, bazanamo inyito. N'igiswahili ntabwo havuga. Mu Kinyarwanda haravuga ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga. Aha handitse ubwo abasenga, ntabwo ari abasenga, ni abaramya. Yego, les vrais adorateurs, the true worshippers shall worship. Bagomba kuramya. Noneho mwabyumvise? Ahari gusenga uhasurinya, hanyuma tuzajya dushiraho kuramya, kuko inyito yayo nyayo nivuga kuramya. Aho abaramya data by'ukuri bagomba kumuramya mu kuri no mu mwuka, kuko data arimo arashaka ko benabo abantu nk'abo aribo bamuramya. The true worshippers. Ndakora ibintu bibiri, ndavuga bibiri gusa hanyuma nsoza. Ndavuga definisiyo zo kuramya, hanyuma mbabwire kuramya kuzuye. Ni bibiri gusa, ibindi tuzabivuga n'ikindi gihe kuko ni byinshi. Ariko ndabahereza definisiyo zo kuramya. Worship, kuramya ni iki? Twaje mu mugoroba wo kuramya. Trinity, Abanaziri, Ezopo. Twaje mu mugoroba wo kuramya.
kuramya niki? Imwe muri definition zo kuramya ndahera kuri iki ni imirongo ibiri. Umurongo wa mbere witwa vertical line and horizontal line. Worship, it's vertical line and horizontal line. Worship, it's vertical line and horizontal line. Ni umurongo uhagaze n'umurongo kuramya. Ni umurongo uhagaze n'umurongo. Iyi niyo definition ya mbere yo kuramya. Bivuze iki? Kuramya, turi kumwe tuvuge haleluya. Kuramya ni ubuzima bw'ubusabane bwuzuye n'Imana, n'ubuzima bw'ubusabane bwuzuye n'abuhereza Imana. What? Kuramya ni ubuzima bwuzuye bw'ubusabane. Umurongo uhagaze ni ubuzima bwuzuye bw'ubusabane n'uyu ndamya, n'ubuzima bwuzuye n'ubusabane n'abampereza Imana. Iyo mpagaze ndimo ndaramya, mba mpagaze mu kirere aho Imana itrustinga njyewe, inyizera, Imana ikanyizera, ikampereza his glory. Narangiza kayisandaza muri aba bantu bari hano imbere yanjye. Iyo rero bimeze gutyo, biransaba kugira izi relationship ebyiri kandi zombi zikaba zuzuye, vertical line and horizontal line. I have fite ubusabane bwuzuye n'uyu ndamya, kagira ubusabane bwuzuye n'aba mpereza Imana. Hari ikintu bajya bita muri forme geometry bajya bakita ngo ni angle. You know, this line and this line, aho zihurira ni muri angle. Yes, is that true? Aha muri angle niho haba umuramyi. Amen. Hallelujah. Tuzamura amaboko twese tuvuge hallelujah. Iyo rero uri muri yango ubuhuza bya bintu byombi. Muri yangire niho ya mirongo yombi gihurira. Wowe rero uhagaze ngo ube muri yango ngube uhuza abantu n'Imana, kuko uriki a worship n'umuramyi. Uhagaze muri wa mwanya aho Imana ikwizera. Iki nicyo kibazo cya mbere uje wese guhagarara aramya agomba kubaho atekereza. Cya mbere icyo ugomba gutekereza, who am I for God to give me his glory? Ndinde njyewe ubasha guhagarara Imana ikamanuraho icyubahiro cyayo. Who am I? Njyewe ndi muntu ki? Icyo nicyo umuramyi azatekereza cya mbere. Before you stand before people, ask yourself, who am I? Njyewe ndi muntu ki? God, Imana irantrustinga ku rwego incishamo icubahiro cyayo ngo gisendere muri aba bantu. Njyewe ndinde. Dawidi yagiraga timu eshatu. Amatimu y'abaramyi. Yagiraga amatimu atatu y'abaramyi. Nkuko nguko kwa Ezobu, Abanaziri, Trinity. Dawidi nawe yagiraga amatimu atatu. Yagiraga Azaf na Hemani na Yedutuni. Nizo zari timu baraba bakers ba Dawudi. David yarafite bakers, abaririmbyi bamubekingaga. Agahagarara afite bya bicurangisho bye. Hanyuma akaba afite abarimo kumubekinga amatimu atatu. Azafu yabagiraha, Edutuni na iraha, Hemani na iraha. Hanyuma bakarami. Ninjya kubabwira ubundi munsi
nzababwira niki kijya kibanziriza umuramyi kugira ngo aze. Bibiliya irambwira ngo babanzaga kwiyeza hanyuma ngo bakabyambarira. Ntabwo bapfaga kuza, oya barabyambariraga, bakambarira worship, bakambarira kuramya. Yes, bakabyambarira. Ibintu uko bigiye kuba birebire, bakabyambarira bakavuga ngo tugiye kuramya. Umva icyo babaga bagiye gukora, ndaza kubaha definition hariya. Babaga bagiye kuzana Imana aho baba. Hanyuma Dawidi ngo akaririmba arimo gucuranga. Hari ukuntu Azafu yakiraga, Azafu ikakira, bafite ibyo bakoraga. Hemani nayo ikakira, bafite uko babikoraga. Edutuni nayo ifite uko babikoraga. Bose bakakizanya, bakazamura, abandi bakamanura, abagiraga inanga zimeze uko. Hanyuma umunsi umwe ngo barimo bararamya, isanduku y'Imana ngo yari igiye mu nzu y'Uwiteka, barimo bararamya ngo ubwiza bw'Imana buramanuka. The glory of God ngo buramanuka. Hariya hari ihema, aha hantu hari igikingirizo, umwenda wari ukingirije hariya hantu. Abatambyi hari hageze igihe cyabo cyo kujya gutamba. Noneho abaramyi ngo bararamya, Ezobu barazamuka, Abanaziri barabakira, Trinity nabo nizo timu kore 3. Hanyuma ngo baramyishe, bararirimba, barazamura, baracuranga, ngo bacurange. Ubwiza bw'Imana ngo bumanuka bumeze nk'igicu, abantu barakireba. Hanyuma abatambyi bagombaga kujya imbere bakajya gutamba, ngo bananirwa kwinjira muri ico gicu. Yes, birabananira, umurimo w'ubutambyi urahagarara kubera icyubahiro cy'Imana cyamanutse. Byagenze gute niki cyaba, ni byagenze gute kugira ngo turi kumwe twavuga amina. Mbere yuko umuntu atekereza kujya kuramya, ubanza kwiyeza, kuko ugiye kuba icamo the glory of God. Ugiye kuba tiyo icamo icyubahiro cy'Imana. Ugiye kuba tiyo icyubahiro cy'Imana kigiye kunyuramo ngo kigere ku bandi. Iyo tiyo igomba kuba yera. Ubwo narimo ndababwira umurongo uhagaze, kugira ubusabane bwuzuye n'uwo nguwo uramye. Kindi cya kabiri ni umurongo utambitse. Abo duhagarara imbere turamya ni abavunjayi. Ni abavunjayi. Aba bakristo bose ni abavunjayi. Abavunjayi muzi ikintu bajya bakora iyo duhagaze hano imbere dufashe za microphone turimo turaririmba cyangwa turimo turabyina? Bajya batuvunja ubuzima bwo hanze. Ntabwo bajya batubona na microphone, bajya batubona mu muhanda. Wabonye uri uhagaze hano uririmba, bo ntabwo bakubona hano, bakuvunja mu muhanda. Hanyuma iyo uri mu muhanda ntabwo bakureba mu muhanda, nibwo bajya bakubona na microphone. Iyo uri mu muhanda nibwo bajya babona ufite microphone. Mwumve imvugo yabo ko bajya bavuga. Iyo bakubonye mu muhanda bajya bavuga ngo uriya si wahundi twabonye aririmba. Ubwo uri hehe? Mu muhanda. Mu muhanda nibwo bajya babona ufite microphone, kuko bajya bavuga ngo uriya si wahundi twabonye aririmba. Bo nibwo baba barimo babona ufite microphone. Hanyuma iyo uhagaze hano uririmba ntabwo bajya bakubona uririmba, bajya bavuga ngo uriya si wahundi twabonye mu muhanda. Iyo uhagaze hano uririmba bajya bakuvunjamo mu isoko, bakuvunjamo muri gare mu mujyi. Iyo uhagaze hano ibo bajya bavuga uriya
uriya mutipe naramubonye. Wamubonye ubwo ahagaze hano cyangwa arimo arabyina? Naramubonye kwa Rubangura cyangwa quelque part zile njia za kinyoka nyoka. Nuko niko bajya batubona rero. Dore ikintu cyiza rero iyo uri umuramyi ubuzima bw'ahangaha bugomba kuba busa n'ubuzima bwo mu muhanda. Iyo ubuzima bwawe bwaha butandukanye n'ubuzima bwo mu muhanda urimo urabeshya. Niyo mpamvu tugomba kugira ubusabane bwuzuye nabo. Bakatubwira ngo uriya mureba ufashe microphone ni nawe nabonye kwa Rubangura. Njambwira abaramyi nkababwira ngo les anti worship, abaganti worship, abahakanyi bo kuramya n'abaramyi. Abahakanyi bo kuramya n'abaramyi. Abafashe microphone barimo baravuga ngo kuramya ibyo mukora sibyo, ntabwo ari abapagani. Abahakanyi bo kuramya n'abaramyi. Uti gute? Ibyo bakora hano iyo bageze hano barabivuguruza muri ubuzima. Bo bonyine ubwabo barabivuguruza. Ubuzima bwabo buvuguruza ibyo bakora. Apana abandi bantu nibo bonyine bajya bavuguruza kubera ubuzima babayemo. Reka mbahereze ikotsi nkunda cyane. Iyo ufite ibyo wizera ukabaho ubuzima butandukanye nabyo uba uri umuhakanyi w'ibyo wizera. Iyo ufite ibyo wizera ukabaho ubuzima butandukanye na kuriya wizera ni wowe muhakanyi wako. Ushaka guprovinga ukwizera kwe akubaho. You live what you believe. If you want to prove what you believe, you live it. Ushaka kwemeza abantu ibyo yizera abibaho. Live what you believe. Kandi ushaka guhakana ibyo yibyera, ushaka guhakana ibyo aririmba, abaho ubuzima butandukanye n'ibyo aririmba. Ubu uri umuhakanyi wo kuririmba. Sigaje iminota mike kandi ubwo nari ntaratangira, ariko nta kundi. Kuramya niki icyambere, niba ari icyambere ngezeho, niba ari icyakane simbizi. Kuramya nukuzana Imana aho tuba. Worship, kuramya nukuzana Imana ire mu muntu, yamugeneye mu by'Imana yahaye umuntu, yemeye kumuhereza his presence, yemeye kumuhereza ukubaho kwayo. Presence yayo ni kimwe Imana yahaye umuntu imaze kumurema. Hanyuma umuntu akoze icyaha, icyabayeho niki? Edeni ni ijambo riri mu Giheburayo risobanura God's presence. Ni ijambo rivuga kubaho kw'Imana. Iyo rero bavuga ngo umuntu akoze icyaha Edeni yaragiye, ni presence y'Imana yagiye. Se turi kumwe cyangwa bibaye birebire? Nibiba birebire muze kumbwira, ngire ngo hano nta dini ryinshi rihari. Kuwa mbere tuzarifate kuwa gatanu nta kibazo. Iyo rero turimo turaramya, tuba turimo turazana Imana hahandi tuba dusubiye muri Edeni, aho tuba muri presence y'Imana. Kuramya nukuzana Imana aho tuba. Nta muntu ujya muri presence y'Imana, Imana niyigiza aho tuba. Ça devient une équation. Ntabwo kuva Imana yare mu muntu, umuntu ntajya ajya aho Imana iba. Imana niyigiza aho abantu baba. Wow. Kambisubiremo. Kuva Imana irema isi n'ijuru ikarema n'umuntu, ntabwo abantu bajya muri presence y'Imana. Nibyo twakoze tukayitereta tukayinginga, Imana ikamanuka ikaza aho tuba. Kuva igihe cya Edeni Imana yaramanukaga ikaza mu mafu ya nimugoroba
imanuka ikaza ikabwira Adamu na Eva mwiriwe neza, ese mwiriwe yeme, hanyuma ikabahereza mwiriwe na mwaramutse, ikongera ikagenda. Imana niyigiza aho tuba. Iyo twaramije tuba turimo praise, ni ukuvuga uko Imana iri kugira ngo imanuke ize kuba hahandi iza aho turi. Niyigiza kuramya ni ukuzana Imana aho tuba, ni ugukereya atmosphere aho Imana ibasha kugendagenda. Tuba turimo turakereya iyo tu worshiping, you are holy God, you are holy God, you are worthy. Iyo turimo turavuga urera Mana, tuba turimo turayitereta. Woza hano turi Kristo, your presence, kubaho kwawe koza kukabana natwe, niyo igiza aho turi. Worship, kuramya, ni ukuzana Imana. Icyo ni icyambere. Cya kabiri simbizi niba ari cyakangahe. Kuramya ni ugutuza Imana aho ibasha gukwirwa. Gutuza Imana aho ibasha gukwirwa. What? Gutuza Imana aho ibasha gukwirwa. Ijuru Imana ntabwo yari kwiriwemo. Bibiliya iravuga ngo ijuru ni intebe yanjye, isi ni intebe y'ibirenge byanjye. Nuko bimeze. Aha ni mu ijuru, aha hari ibirenge. Ni ukuvuga ngo Imana ntabwo yakwiriwe mu ijuru. Yes, isi ni intebe y'ibirenge. Kambabwira aka kantu keza. Ijuru riruta isi. Yego, ibyo ntitubizi. Ijuru riruta isi, isi nayo ikaruta umuntu. Siko bimeze? Umuntu nawe akaruta umutima. Yego, ariko Imana iribumbabumba ikaba mu mutima uramya. Kambisubiremo. Imana ni nini kuruta ijuru. Ijuru ni rinini kuruta isi. Isi ni nini kuruta umuntu. Umuntu ni munini kuruta umutima. Ariko ya Mana ifite ubwo bugari igibasha gukwirwa mu mutima uramya. Iyo umuntu afite umutima uramya, nico cicara Imana igikwirwamo. Ntigikwirwa mu ijuru. Isi yo ni ntoya cyane, n'umuntu ntiyamukwirwamo, ariko Imana igikwirwa mu mutima uramya. Nico cicara Imana ibasha kujyamo igakwirwa, ni mu mutima uramya. Ubuturo bwiza Imana ikwirwamo ni umutima uramya. Nico cicara Imana igigeramo igakwirwa, umutima uramya. Utunze umutima uramya aba afite icyicaro Imana ijya yicaramo bigakunda. Umutima uramya. Cya kane, kuramya ni impano duhereza Imana. The gift that we give to God. Impano tujya duhereza Imana ni ukuramya. Kuramya ni iki? Ni total surrender. Kwiha Imana wese niko kuramya nyakuri, kandi kwiha Imana wese niyo mpano yonyine umuntu abasha guhereza Imana. Kamisubiremo. Kuramya kwa mbere, nashoje. Kuramya kwa mbere gukomeye duhereza Imana ni ukuyiha. Kuririmba no gusenga no gutanga amaturo n'ibyacumi no kubyinira Imana no gucurangira Imana n'ibindi byinshi dukora, bigira agaciro imbere y'Imana kangana nako ufite imbere y'Imana. Yes, reka mbisubiremo. Indirimbo, amaturo, ibyo
ibyo byose dukorera Imana, gucuranga ducuranga, kubyina tubyina, bigira agaciro kangana nako ufite wowe imbere yayo. Iyo nta gaciro ufite imbere yayo, n'ibyo ukoze nta gaciro bigira. Nubwo waririmba ugataranga, nubwo waterera umutwe ukakubita hasi, ibyo ntibiguhaye agaciro, ibyo ntibigize agaciro imbere y'Imana. Agaciro bizagira ni agaciro kangana nako wowe ufite imbere yayo. Icyanditswe, Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo Kayini na Abeli bajya guturira Imana, bajya kuworshipinga. Kayini na Abeli bajya kuramya. Yego, Kayini na Abeli bajya kuramya. Njeho nkiri muto nari nzi ko Kayini yazanye ibintu biboze. Niko nari nzi ko Kayini yazanye ibintu biboze bitari byiza imbere y'Imana. Hanyuma nkamenya ngo Abeli yazanye ibintu byiza bitoranyijwe. Ntabwo ariko Bibiliya ivuga. Turi kumwe? Bibiliya iravuga ngo Imana ntabwo yishimiye Abeli, Kayini. Imana ntabwo yishimiye Kayini ngo bituma n'ituro rye Imana itaryishimira. Bibiliya ikavuga ngo Imana yishimiye Abeli, n'icyo akoze Imana iracishimira. Ni ukuvuga ntabwo ibyo yari akoze ari byo byatumye, niwe utarishimiwe, n'icyo akoze ntikishimirwa. Niwe wishimiwe, n'icyo akora kirishimirwa. Kagezeyo? Tuzamura amaboko tuvuge cyane haleluya. Si ibyo dukora biduha agaciro imbere y'Imana, nabo turi bo baha agaciro ibyo dukora. Kansoreza akanyuma n'ingaruka nzababwira ngo niryari noneho kuramya kubaho kuzuye. Nicyo nari nababwiye ko nza kuvuga, ariko kubera impamvu z'umwanya ndasoreza kuri iki. Imana umuntu amaze gukora icyaha, Imana yongeye kuremera umuntu inzira ituma aba muri ya presence yayo, kuko icyaha cyari cyarakuye umuntu muri presence y'Imana. Hanyuma Imana yongera kurema cano umuntu yonyuramo kugira ngo yongere kugera muri ya presence y'Imana. Iyo cano yitwa kuramya. Kuramya niyo nzira Imana yongeye guhereza muntu, imwinjiza muri presence yayo, imwinjiza hahandi muri Eden. Kuramya niyo nzira Imana yongeye kuduhereza, itwinjiza, itujyana, ikatwongera kutujyana mu bwiza bw'Imana. Ni ukuvuga iki? Iyo turimo turaramya ni ugusubira mu ijuru. Abaririmbyi bajya baririmba ngo your presence is heaven to me. You know, when iyo ndi muri presence yayo is equal ndi muri heaven. You know, your presence is heaven to me. So iyo nijiye muri worship bijya binjyana muri bijya binjyana iyo ndi muri worship, ni ukuvuga biba byibinyinjize mu bwami, binyinjiza mu ijuru, ngafatikanya n'abakora umurimo wo mu ijuru.